Ikaze kuri Race TV aho tugiye kujya tubana mu dusobanuye tugufi kandi twiza twigisha turimo amasomo yagufasha buri munsi mu buzima ndetse n'utundi tundi twagiye dukundwa mu buryo bw'incamake. Ntiwibagirwe gukanda subscribe, like, share, comment kugira ngo udacikwa n'ibice bikurikira tuzajya dushyiraho buri munsi. Ninjye mugiye kubana mu gasobanuye ndetse kakaba n'inkuru yacu y'uyu munsi. Ninjye mugiye kubana ndi Manzi Jacques. Inkuru yacu y'uyu munsi yerekeye ku mugabo w'umukene udafite naho kurara gusa akize kuruta umumiliyoneri. Ibyabaye biraza kugitunga. Tangiranye n'umukobwa bisa nk'aho ari guferesita sheri we ndetse bahagaze imbere y'inyubako nziza bigaragara ko ariyo yari yaguze. Ari kumubwira ati wow, ibi bintu ni ukuri ni agatangaza, buri muntu wese yagatewe ishema nawe. Ndetse wabonaga ko sheri we no kwirebera muri telefone atanamwitayeho, sinzi ibyo yari ari kureba. Umukobwa mu kureba ku ruhande yabonye imodoka nziza Ferrari y'umutuku. Umukobwa ati wow, ibaza imodoka nk'iyi y'agatangaza, guhera ndi umwana nahoze mfite inzozi zo kuzagira imodoka nk'iyi kandi y'umutuku. Wow, ibi bintu biratangaje. Henk ubona ko sheri we atanamwitayeho. Nyihanganire, haryo wari kuvuga ngo iki? Nari ndimo ndavuga ku byerekeye n'imodoka yawe waguze. Ni yawe sina Ferrari? Urebye urakoze gusa ese ubundi bimeze neza, ibintu byose bimeze okay? Yameze neza. Inshuti yanjye Chris yaguze inzu ndetse ahantu ho kuruhukira ku mazi ya miliyoni 20 z'idolari. Akira nawe rero ugate wowe ni byiza? Ngati ni byiza. Ibyo gusa ntabwo ubona ko bitangaje? Inzu ye byonyine yo kuruhukiramo iruta inzu yanjye yo kubamo. None nibiruta. Ngaho reba inzu ufite ukuntu ari nziza. Ngiye nakifuje ko nakagize inzu nk'iyi nkanagira ndetse ahantu ho kuba hameze gutya ndetse nkaba ameze nkawe. Umuhungu ati ariko Chris, inzu ye iyo nzu ni ya kabiri agize kandi nini yo kuruhukiramo. Ibaze ko inzu ya vacancy yo kujya kuruhukiramo iruta byonyine inzu nge ntuyemo. Akira phone y'irasona y'umuhungu. Umuhungu arambwira ati sinzi niba wanyanganira mwe kwitaba ino telefone niba naza kuguhamagara nyuma. Sawa nta kibazo. Umuhungu aragenda ugasigara araba, ariko ubona ko nyine wiyumiwe yatunguwe n'ukuntu umusore yaguze imodoka n'inzu nziza. Yerekeza ku modoka ayibona nayo ko atari mbi rwose, imodoka nziza, ariko yitegereza ku ruhande areba Ferrari y'umutuku. Umutima akavuga ati yaba ari iyanjye. Imodoka arataha ageriwe, kubona ko akibaza ukuntu umuntu yaguze imodoka ndetse afite n'inzu nziza, ariko urabona ko nawe ataba ahantu habi, ahubwo ni kwa kundi twifuza. Akinjira afite n'umukozi, umukozi aramusuhuza amubwira ati Erika namuryamishije. Erika bisa nk'aho ari umwana w'uyu mugore. Umugore amubwira ati byiza yakoze yashe, gusa ubona ko ahangayitse ku maso. Umukozi we aramubaza ati none se byose bimeze neza? Umugore ati harya waba uzi Henk? Umukozi ati ndamuzi Henk, inzu nziza yaguze ndetse inzu iri ahantu muri karitsiye y'abakire, ifite pisine, ifite buri kintu cyose, ifite jaride, ntabwo wabyumva. Umukozi mpamvu ndumva ari byiza. Iyo uri kumva ari byiza gusa ntabwo uri kumva ko yaguze n'inzu noneho n'imodoka y'inzozi zanjye nahoze nifuza kugira. Umukozi arambwira ati ariko nawe rero ntabwo ubaye mu nzu mbi, nta nubwo ubaho nabi, ahubwo sinzi impamvu. Umukozi we aramubwira ati wowe ahantu uba abaye ari nkanjye nakwifuje kuba hano mfite abaturanyi nk'aba bawe, mbese mba mu nzu nk'iyi yawe imeze nk'uku nguku, ahantu mba ndeba ku kiyaga byibuze nanjye nkafata nk'agasaha nkicara nyine nkitegereza byiza nyaburanga bihari. Ubona nyine kari kutungurwa avuga ati ntabyiza ukuntu mbayeho nawe. Arambwira ati njye nakifuje kugira inzu nk'iriya ya Henk kandi nk'iyingiyi mbamo nibwo byanshimisha kurushaho. Umukozi ati agiye kumusubiza ntaramubwira uruhinja rurarira. Umukozi asa nk'ugiye kurureba. Umugore aramubwira ati reka ndaje ngenda byita wajya mu rugo mbere y'uko uhura na mbutiyaje ngo tuzabona n'ejo haje gusezera. Umukozi mbere yo kugenda ariko areba ishakoshi y'umugore nyirabuja, n'agashakoshi ke nyine bwa bundi bugura 20 hano mu mujyi. Afata agashakoshi karigendera agenda ahindukira yitegereza inyubako areba ahantu hose. Byatinze nawe urabona ko agenda no mu modoka rwose nziza BMW, ni imodoka ihenda cyane. Gusa ikindi muri Amerika, urabona muri Amerika ushobora kubaho uri n'umukozi wo mu rugo ariko nawe ufite umukozi, kuko hari abakozi bo mu rugo baba bahembwa amafaranga menshi cyane kurusha, ntabwo ari nk'aba bacu b'i Kigali yemba kenze kajya wirirwa unamukubita. Undi yageze mu rugo rwe ubona ko nawe afite umukozi, babura agiye kujugunya imyanda. Aho umukozi aramubwira ati gusa nibagiwe ubwo ngiye kujugunya imyanda, ariko wese ntabwo iri guflashinga nyine kumwe ukoresha ubwiherero ugaflashinga nyine amazi akamanura imyanda. Umugore ati nanone koko ati
atibaza njye ndambiwe n'inzu rwose ubu ngiye kuzana umuporombi buri gihe rero iyi nzira ashaje ibintu bihora bipfa ejo hashize yari hita nyine kimwe gishyushya amazi none ubu ngubu ni toilette kubera iki kuko azaramureba aramubwira ati urakeka ko inzu yawe ishaje umugore ati yego aramubwira ati iyaba wenda waza gukareba wenda nk'aho mba kumwe umuntu akubwira ati wakugeza nyine nk'aho ngewe mba ngo urebe ko hameze umugore aravuga ati ntacyo reka nzi ndaje ndabyitaho byose umukozi aramubwira ati sawa jye ni byiza gusa umukozi aramubwira ati wowe uri umunyamahirwe niba unahamagara ku cyicaro bakaza gukemura ibibazo byawe njyewe n'igihe nabahamagara urabizi umukene wowe ushobora no guhamagara ku cyicaro ntibanaze urabizi uko bigenda nawe ujya uhamagara ariko we ngo arahamagara bakaza ati wowe uri umunyamahirwe niba unahamagara bakanakwitaba njye inzozi zanjye ubundi zari zo kugira inzu nk'iyi ngiyi byibuze nkaba ameze nkawe ariko nyine byaratinze nawe urabizi ibiba buri munsi byonyine no kwishyura kwishyura nyine kugura umuriro kuko bo bishyura ku kwezi ibyo bize no kugura umuriro nabyo ntabwo mbishobora biba bingora undi ati mwihanganira basi kumwe nyine ubwira umuntu uti sori wenda navuze ibintu nazi situwasiyo yawe aramubwira ati se basi nakuguriza amafaranga ngerageje no kugufasha barambwira ati bimeze neza nta kibazo ndaza kugira uburyo nanjye mbyitaho mu buryo bwanjye mbwira ati ariko ngomba kujya kujugunya ino myanda ubundi nkabona kugenda tujya kuzabonana ndaramushimira ati amani urakoze kumva umukozi yarakomeje agenda ajugunya imyanda ariko ubona yitegereza ya nzu akitegereza imodoka ya nyirabuja nawe akavuga ati mana kuko atari mwe nyine ubona umuntu ukamwifuza nawe agira iwe bidatinze ubona ari gukora agakawa yicara nyine nawe ajya kureba agasobanuro bakicara umuriro warabuze ati oya ntumbwire ko byongeye kuba kumva arebye ku ruhande abona fagitire z'umuriro akirara umusaza we arasohoka aramubwira ati ntumbwire ko utishyuye fagitire z'umuriro undi aramubwira ati oya narishyuye gusa nyine sinzi icyo dushobora gukora ibi ntabwo byumvikana nambwiye inzu imeze uku rwose kumva inshuti ye bari kumwe aramubwira ati inzu ishaje Jordan wagireka iyi nzu urabona ubona ishaje ku bwawe nizere kuri guke undi ati Griff we ntabwo ushobora kumva inzu nk'iyi undi ahita nawe atekereza bisa nkaho azi situwasiyo ya mugenzi we ukuntu nyine abayeho arigarura nawe aratekereza aramubwira ati ndarengereye nyine basi mbabarira kubw'ibi bintu mbwiye aramubwira ati sawa nta kibazo ati ariko ngomba gutaha n'ubundi nta kibazo aca arigendera ahura na wa mukobwa aramubwira ati nizere ko umuriro wanyu baraza kuwukora bidatinze ndasigara musaba imbabazi ati mwihanganire mwana ntabwo nashakaga kugusesereza yigendera cyasigara mu ati ntabwo nzi byancanze sinzi ikibazo Griff afite saza baramwihorera ahita yigendera umukobwa asigara aha kumbe wa mwana yaraje ahantu ku muhanda ku kimodoka gishaje arafungura arinjira harimo umumama niba ari mama we sinzi aramubaza ati kugarutse kare ndate kwa Jordan umuriro urabuze amworosa ubona ko badafite n'ibyo biyorosa ni ukumworosa ibintu by'ibikote aramubwira ati ndabizi ko nyine washakaga kumarana umwanya na Jordan none bikaba byanze bihangane ariko tugomba kugira icyo natwe dukora kugira ngo nyine amasaha abe yicuma wenda najya kwatsa imodoka ngo bagende mwana aramubwira ati mama n'iryari tuzongera kugira kuko inzu yacu ndambiwe rwose guhora mba mu modoka nk'ugutya aramubwira ati ndagerageza rwose mukunzi ndagerageza ati ndabizi ko ibingibi rwose bigukomereye mwana wanjye kuba uba mu modoka urabizi nyine iyo wakuriye mu buzima bwiza nyuma bikanga urabizi ku isi ntabwo wahora wishimye cyangwa ngo uhore ubabaye hari igihe byanga cyangwa bikemera nyina aramubwira ati ndabizi nyine ukuntu nawe umerewe bitewe n'uko wari umeze mbere wabagaho biragoye mwana we aramubwira ati baze ko noneho n'ahantu ho kogera nta umuntu aba afite rero guhora nkoresha nanjye ubwogero bwo kwa Jordan mba numva ni ukuri nanjye
biteye ikimwaro kuri njyewe. Naramubwira ati ariko twakwigira ku beach ku mazi wakoga. Umwana kuko abitekereza abona nibyo byaba, asekamo gake. Nyina yatse imodoka ntiyanga kwaka, arongera aratsa. Urabona niko kwa kundi nyine watse imodoka mu gitondo, ibaze naho ubyutse mu gitondo ukatsa imodoka yawe uzi ngo ugiye ku kazi kagukora nk'ibi ngibi. Ibintu bisekeje ariko sinzi nimba bijya bibabaho. Ratamwe mugure esanse yuzuye, yarakije umwana ahita bibona ko nta esanse irimo. Nyina aramubwira ati ndakeka rwose esanse ntayirimo, yashize. Tunyihanganire rwose mukundwa. Wumva ko nyina nyine yishinze amakosa, sinzi nimba hari icyo yakoze wenda kugira ngo bisange muri ubu buzima, ariko namwe abana ntimukarenganya ababyeyi. Hari igihe ntako baba batagize, hari igihe agerageza bikanga ariko ntako aba atagize. Umwana aramubwira ati byose bimeze sawa nta kibazo, ariko ubona ko nyine afite ikibazo. Nyina aramubwira ati ni ukuri ntabwo umwana wanjye nakuzanye kugira ngo ube muri ubu buzima. Umwana aramubwira ati by'ukuri ariko meze neza, ntungireho ikibazo. Nyina abura n'icyo amubwira, aramubwira ati ngiye gushaka esanse, nshake n'ubundi bufasha, ndahita ngaruka gato ntabwo ninda. Nyina afungura umuryango aragenda asiga umwana aho ngaho. Umwana asigara arira. Nyina yaragiye nawe abitekerezaho, agenda arira inzira yose. Nawe ibibazo muri uwo mubyeyi ukabona ntacyo ufashije umwana wawe muri ubu buzima nyine, kandi ntako utagize. Yicaye hasi ararira ndetse n'imbaraga zimukomezanya arazibura. Wumva ko arira, umusaza wicaye ku ruhande aza kumwe nyine ubona umuntu ahuye n'ikibazo nko mu nzira, abonye umuntu aguye nko hasi gerageza gufasha cyangwa ari kure. Nubwo mwebwe mbona mutagifasha mwabaye inyamaswa. Umusaza araza ati bimeze bite? Umeze neza? Umugore ati wapi, ninjye mu mama utari umunyamahirwe muri iyi si. Umusaza aramubwira ati ntukavuge gutyo, ndabizi neza ko atari uko. Umumama aramubwira ati nabuze inzu, nahombye inzu yanjye, turara mu modoka, none n'imodoka n'amavuta arimo esanse. Umusaza aramubwira ati sawa, ariko icyo ngicyo ntabwo ari cyo kintu cyo guhangayikira. Umumama ati kuki wumva ko atari ikintu cyo guhangayikira koko? Umusaza aramubwira ati noneho rero wowe niba wumva ko ari ikintu cyo guhangayikira ko udafite esanse, nibe nawe ufite naho ufite n'imodoka, ni ikintu cyo gushimira. Kuba ufite n'ahantu noneho narambika umusaya. Ibaze nk'umuntu nyine ugiye ubwira umuntu uti mfite ikibazo iki n'iki wenda cy'amafaranga runaka, umuntu akumva nk'ayo mafaranga we kuri we ayabonye ahubwo hari n'icyo yamufasha kurusha wowe uri kuvuga icyo ushaka kuyakoresha kitanafite wenda n'umumaro. Ari nk'inzozi ze wenda nk'uko wavuga ati nge 100,000 mbibonye najya muri show nkakora ibi. Hari undi uvuga ati nge mbonye 100,000 nahita nkora umushinga nkashora ibi ngibi nkomera uku nguku kuruta ukomeze nkahindurirwa ubuzima. Wowe mu gihe uri kuvuga ati nahita njya nyine kumumaninja n'ibiki n'ibiki. Namwe murabizi ufite 100,000 nturara mu rugo. Umusaza nyine yakomeje kumubwira. Mama arebye ku ruhande, umwana urimo urarira avuga ati ngewe meze nabi, n'imodoka ndaramo n'umwana wanjye nta esanse. Yarebye ku ruhande abona umusaza umuntu utagira naho aba, wihagarariye aho n'igenda bishaje. Aramubaza ati urara hano? Umusaza ati yego. Ati nyihanganire ni ukuri ntabwo nakwimagine ukuntu bigoye kurara hano. Umusaza aramubwira ati oya nta mpamvu yo kunsaba imbabazi, nge ndishimye mu buzima bwanjye mbayemo ndetse n'ibyo mfite, nubwo ndara hano ku muhanda ariko nge ndishimye. Umumama aramubwira ati urishimye gute? Ishimye gute kandi urara ku muhanda? Umusaza aramubwira ati ngewe buriya kuva kera hari igihe nyine nari mbabajwe na situation nari ndimo y'ubukene, ariko umunsi umwe naje gusoma akantu k'agatabo, bwa butabo cyangwa akantu ushobora gusoma inkuru yaguhindurira ubuzima cyangwa amajambo aba yaravuzwe n'abantu nyine b'abahanga ariko yaguhindurira ubuzima.
yakumotiva mu buzima. Ati nigeze gusoma akantu karamotiva, ako kantu rero karavugaga kati ibintu bituma tutishima ati ni ibintu akenshi na kenshi bidukikije, bimwe nyine twifuza. Kumubona ikintu ukavuga ati uyu munsi ufite imodoka iyi n'iyi, ejo ukifuza irenze iyo, ejo ukifuza ikindi, ugahora nyine wifuza, ufite za nzozi z'ikintu wifuza kugeraho. Ati rero ibyo byose duhora twifuza bituma ahubwo twebwe twibagirwa kwishimira bimwe byacu dufite noneho no kubishimira Imana. Ubwo rero namubwira ati iyo niyo motivasiyo ya mbere kabisa numvise nziza, ariko njyewe ntabwo numva ukuntu nyine nagerageza kubigeraho. Ni gute wowe wishimye nyine gutya kandi mbona nta n'ikintu nafite? Nawe baza umuntu ugiye ku muhanda ukabona wamfunguriye wicaye uri kugusaba 100 akakubwira ngo arishimye kurusha wowe ufite imodoka nyine uri kurira ngo nta esanse, ukuntu wahita wumva wumvise akubwira ngo njye ndishimye. Nkubwira ati none ni gute nyine wowe nishimye mbona nta n'ahantu ho kubona agira? Wishima utubundi, wishima utukennye muri iyi Kigali. Saza aramubwira ati jye rero buriya nubwo ubona nanakennye, nkaba nta n'inzu nanagira, nkaba nta n'ahantu ho kurara, yewe ngira ahantu narambika umusaya, njye nishimiye ko mfite agakarito kanjye n'aka gasego. Njye nshimira kano gasego kanjye ko nyine niyo nshuti ye, niyo nyine arambika umusaya. Ubwo ni nk'inzu ye nyine. Aramureba ati ubwo uri nyine arumirwa. Kumbi tugaruke ku ruhande wa musore bavugaga ngo ni Chris. Henki na Chris murabibuka dutangira story. Henki yaje kureba Chris kuri ya nzu ye nyine ahantu yaguze ku mazi ubona heza. Saraza ati wow mbega byiza Chris, shayi niyo nzu nziza kabisa nshyashya. Ari inzu ni igitangaza. Nawe aravuga ati none se umujama nyine ubona ko atishimye, nawe arimo aritegereza hirya areba ibintu ntazi. Aramubwira ati undi aramubwira ati njye nakishimiye ko nakagize nanjye inzu nk'iyi ngiyi byibuze pe. Ariko kwa kundi uvugisha umuntu ukabana ntago muri kumwe, ari kure, uzi ibintu ari gutekereza. Reba hirya aravuga ati ibintu byose bimeze neza. Mujama ati byari nyine kwa kundi uvuga ati nari, kandi urabizi nari umugabo ntiyabwa intebe. We yarambwiye ati byari bimeze neza. Kurayo phone ngamwereke. Aramubwira ati byari bimeze neza rero mbere yuko noneho menya ko umuturanyi wanjye yaguze ubwato bushyashya. Nyereka ubwato muri phone, amareba ubwato. Aramubwira ati niyo nje basi nagira ubu ngubu noneho byaruta noneho ngize nk'ubu bwato nubwo ubona naguze hano hantu ku mazi. Nko kumubwira urugero kugira ubyumve neza, waguze inzu ahantu ku mazi ariko uri kuvuga ati kugira ngo noneho nge ntembera mu mazi nzenguruka inyubako yanjye nyireba, byanshimisha ariko noneho ngize n'ubwato kugira ngo nzenguruka ndeba inzu yanjye nyitegereza neza. Mugabo aratungurwa ati ni gute umuntu agira iyi nzu agakomeza kugira amaganya nk'aya Yeremiya? Story yacu uyu munsi turangije uyu munsi yatwigishaga kunyurwa n'ibyo dufite. Urabona ko niba wakurikiye guhera itangiye kugeza irangiye, ubonye ko abantu barimo buri wese afite icyo arusha undi, ariko unezerewe kurusha abandi cyane n'udafite icyo afite. So kuvuga ko nawe ntacyo afite icyo afite, ariko ahubwo nawe kandi nawe ufite icyo ufite, nanjye mfite icyo mfite, buri wese afite icyo afite. Gusa tunezerwe na kimwe dufite, niyo cyaba ntacyo ari kimwe wowe wumva ko nta gihari, nezerwe n'icyo ufite. Rero abantu muhora mwifuza kumera nk'abandi, mwihangane. Hari n'igihe wakwifuza kumera nka runaka ari bupfe mu kanya ugahita upfa. Rero nyurwa n'uko umeze, nyurwe n'ibyo ufite, ushimishwe n'ibyo ufite muri ubu buzima. Ikindi nababwira ntibagire gukanda subscribe, like, share na comment kuri Race TV. Niyo tuzadukurikirana ibiganiro bitandukanye ndetse n'ibifilimi n'utungo twakunze. Kandi uramutse ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi bandika muri comment, cyangwa ufite agasobanuro wumva ushaka ko twazabasobanurira abakandika muri comment, nabyo twabigukorera nta kibazo. Mwari kumwe na Manzi Jacques, inkuru zacu nakagaruka. Ciao ciao.